Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice cya 20 duhere ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Abedomu banga ko Abisirayeli banyura mu gihugu cyabo. Mose ari Kadeshi atuma intumwa ku mwami wa Edomu ati Isirayeli mwene so arakubwira ati uzi imiruho twabonye yose. Basogokuruza bari bamanutse bajya muri Egiputa tumara igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi, bayigirira n'abasogokuruza. Tutaki Uwiteka yumva ijwi ryacu, atuma marayika adukura muri Egiputa. Dore none turi i Kadeshi, umudugudu wo ku rugabano urwawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ikaze imbere y'Imana. Uyu ni umunsi w'umunezero ukomeye cyane, umunezero mwinshi kuba dutangiye umwaka turi imbere y'Imana kuri uyu munsi w'icyumweru cya mbere cy'umwaka, kandi tukaba twishimye kuko Imana iduha umwanya nk'uyu wo kugira ngo tube imbere yayo, cyane cyane abo turi kumwe ndetse n'abandi turi kumwe hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu bya kure byo ku isi. Imana ishimwe cyane rero kuko Imana ifite umugambi mwiza, kandi Imana yasezeranye kutugirira neza muri uyu mwaka w'2021. Isezerano Imana iduhaye ijambo ry'uyu munsi, ndetse ari naryo jambo tuzakomeza kuzirikana muri iki cyumweru, ni ijambo rivuga ngo ni igihe cyo gufungura inzira zafunzwe. Ni igihe cyo gufungura inzira zafunzwe. Aho tumaze gusoma hano mu gitabo cyo kubara, turabona ko Abedomu igihe Abisirayeli bari mu rugendo berekeza i Kanani, baje kugera mu gihugu cy'Abedomu. Barabinginga bati nukuri muduhe inzira dutambuke, hari aho turi kugana, ntago turaguma mu gihugu cyanyu, mutureke gusa turagenda, nta n'amazi yanyu turi bukoreshe, nta mirima yanyu turi bunyuremo, turaca mu nzira twigendera. Ariko Abedomu barabahakanira, Abedomu babafungira inzira. Abisirayeli rero bahuye n'ikibazo, bahuye n'Abedomu. Abedomu n'ubundi bari bene wabo, gusa bakomokaga mu muryango wa Esawu. Urabona ko ikibazo cyabaye hagati ya Esawu na Yakobo cyaje kuba uruhererekane, kugeza ubwo Abisirayeli bageze mu ruhande rw'Abedomu, bibukaga yuko basekuruza bagiranye ibibazo, babashije kwibuka yuko aba bantu bari kuza muri iyi nzira bakomoka kwa Yakobo, kandi Yakobo akaba yarigeze kuriganya sekuruza Esawu. None icyo gihe babafungira amayira, banga ko batambuka. Ikindi kandi Abisirayeli nubwo bagendaga gutyo, urumva bahuraga n'amagambo y'incamugongo, bakavuga ati nimuze ndabashyira ku nkeke, ndabashyira ku nkota. Icyo gihe bakagira ubwoba, rimwe na rimwe bakibagirwa yuko bari mu rugendo rw'isezerano, bakibagirwa yuko bari mu mugambi w'Imana. Icyo gihe cyari ikibazo gikomeye cyane, kandi ntago cyari ikibazo cyoroshye. Ariko ndagira ngo uyu munsi dutekereze ko uyu mwaka ijambo Imana yaduhaye ni ukuba abigishwa dutanga igisubizo aho tugeze hose. Uyu munsi rero tuzirikane yuko Imana igiye gufungura imiryango yari yarifunze. Imana ishimwe cyane. Ubwo turi gutangira umwaka rero, ni ngombwa ko tubona yuko haba hari isaha y'Imana, ndetse haba harimo umugambi w'Imana, kubera umwigishwa ugiye gutanga igisubizo. Uyu munsi muri iteraniro turagira umwanya wo gusenga, kubwo umwe muri twebwe ugiye gutumwa akagenda mu majyepfo, akajya gukora umurimo w'Imana, kuko Imana ishaka ngo twagure ubwami bwayo. Imana ishaka ngo dushyire imbaraga muri misiyo, dushyire imbaraga mu ivugabutumwa. Niyo mpamvu rero tugomba gutekereza yuko ahari uzagenda use nk'ubona ko inzira yifunze, use nk'ubona ko Abedomu bagufungiye inzira. Ariko icyo nenda kukubwira nuko Abisirayeli n'ubundi Imana yabaciriye inzira, baragenda bagera i Kanani, kubera ko bagendaga mu isezerano ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ubwo turagusengera tukagutuma mu majyepfo, ni ngombwa kugenda utekereza yuko niyo nagenda gasanga inzira ifunze, bishatse kuvuga ngo harimo umugambi w'Imana, harimo gushaka kw'Imana. Imana igomba guca inzira kubwo kugenda mu isezerano, kubwo kwagura ubwami bwayo. Icyangombwa cyonyine gusa ni ukuzirikana yuko umuntu ahagurutse kugira ngo yagure ubwami bw'Imana. Hari abantu babiri bari abakozi bo mu ruganda
uruganda rukora inkweto, nyiri uruganda arabatuma abahereza buri umwe amuhereza inkweto rwose zihagije, arabatuma ati mugende mu gihugu runaka mujye gucuruzayo inkweto. Baragenda bagezeyo basanga abo muri icyo gihugu nta n'umwe wambaye inkweto, basanga nyine bagendesha ibirenge gutyo. None umwe muri abo babiri ahita atuma kuri nyiri uruganda iwabo, aravuga ati iki gihugu watwohererejemo ni igihugu nakaga, ni imivumo gusa, nta muntu n'umwe wambaye inkweto, jewe ngiye guhita nigarukira. Ndabona ko ahangaha nta cyavamo, nta n'uwazigura. Noneho undi bari bajyanye atuma kuri nyiri uruganda, aravuga ati mbega igihugu wadutumyemo, ndabona ahangaha hari akazi rwose, ndetse mu minsi mike inkweto zizaba zirangiye, none ndakwinginze uzohereza izindi 5,000. Urumva rero yuko abo bantu babiri bageze ahantu hamwe, ariko amaso yabo yarebye mu buryo butandukanye. Umwe yararebye abona yuko ubwo aba bantu batambaye inkweto nta nizo bazagura, ariko undi arareba abona yuko ubwo batazifite ahubwo bazakenera nyinshi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo by'umwihariko wowe turasengera uyu munsi tukagutuma ngo ugende, uragomba kugenda utekereza yuko Imana ifungura inzira igihe cyose Abedomu bafunze, kandi ugatekereza ko ugomba kugira amaso yo mu buryo bw'umwuka, ukareba igikenewe, kandi ukamenya ko Yesu Kristo ari igisubizo cy'ibibazo byose, ari ukingura imigisha yose mbere y'ibindi byose. Imana ishimwe cyane yo, kandi no kuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubera iki? Kuko Imana irashaka yuko ijambo ryayo rigera mu bihugu byose byo kwisi, rikabwirizwa abaremwe bose bo kwisi, ijambo ryayo rikagera mu mirenge yose 416 yo mu gihugu cy'u Rwanda. Buri wese akamenya yuko agakiza ari muri Kristo, buri wese akamenya, agasobanukirwa inzira agura n'Imana, kandi agashinga imizi akaba umwigishwa, kugira ngo nawe agende asobanurira abandi buryo ki duhura n'Imana, buryo ki tubona agakiza muri Kristo Yesu. Niki Imana ishaka muri uyu mwaka. Niyo mpamvu by'umwihariko uyu munsi dutangiye umwaka ku cyumweru cya mbere, wowe uri umwe muri twe tugiye kukohereza kugira ngo ugende ujye muri uwo murenge mu majyepfo, ukora umurimo w'Imana, kandi utekereza n'imirenge izengurutse, ndetse n'igihugu cyose, n'ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika na Afurika yose n'isi yose muri rusange. Imana ishimwe cyane, kuko Imana irashaka ngo izina ryayo ryamamare ku baremwe bose. Imana ishimwe cyane, kandi no kuri Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasengera Imana rero mwese abizera, kugira ngo uyu munsi tubashe gufata isezerano, tufate ibanga, kandi tubashe kunyura mu nzira Imana yaduteguriye, kugira ngo tujyane ubutumwa aho butaragera. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni igihe cyo gufungura inzira zafunzwe. Gute rero? Icyambere, umwaka wa 2021 ni umwaka tugomba kumenya uwo twizeye uwo ari we. Haleluya. Umwaka tugomba kumenya ko Imana twizeye ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana ibera hose icyarimwe. Icyo dusabwa n'iki rero? Ni uguhagarara nk'abarinzi, tukagira itumanaho ryo mu buryo bw'umwuka, tukazamura antene. Imana ishimwe cyane, tukazamura antene. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko abigishwa Imana ishaka gukoresha uyu munsi ni uguhagarara nk'abarinzi. Abarinzi ni ukuba maso no kureba. Haleluya. No gukomeza itumanaho, kugira ngo turebe ikibazo cyose ntaho gishobora turuka hose, maze tumenyeshe ubuyobozi bwacu bwo mu ijuru, intebe y'Imana yo mu ijuru, maze ibikorwa bibashe gukoreka. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya yuko Imana twizeye ni Imana idakoze isoni, ni Imana ifungura inzira igihe cyose Abedomu bafunze, ni Imana ifungura amaso umuntu akabona igikenewe aho ageze hose. Kuko twahawe ubutumwa muri uyu mwaka yuko tugomba kuba bigishwa bo gutanga igisubizo aho tugeze hose. Twabonye ko Yosefu aho yagiraga hose yatangaga igisubizo, yageze kwa Potifari atanga igisubizo, agera mu nzu y'imbohe atanga igisubizo, ajya kuba guverineri mu rwego rw'igihugu atanga igisubizo. Kubw'ibyo ikibazo ntago ari aho umuntu ari, niba ari heza cyangwa niba ari habi, niba hashimishije cyangwa niba hababaje. Reka nkubwire ngo aho ugeze hose ugomba gutanga igisubizo mu gihe cyose uri umwigishwa wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero Pawulo yageze mu nzu y'imbohe ari kumwe na Sila, noneho barasenga barahimbaza, mu gicuku batanga igisubizo, umurinzi
umurinzi w'imbohe yakira agakiza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Daniyeli na bagenzi be bageze i Babuloni ntago bizeraga Imana, i Babuloni bizeraga ibigirwamana, ni nabyo bikubitiraga imbere, niho bashakiraga ibisubizo, ariko bagezeyo batanga igisubizo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwaka wa 2021 Imana igufiteho umugambi, Imana idufiteho umugambi. Imana irashaka kugira ngo iducire inzira, ariko icyo tugomba kubanza gukora ni ugusobanukirwa Imana iyo ariyo, ya Mana ireba, ikareba ku manywa na nijoro. Erega n'igihe yazaga ikabaza Adamu na Eva ngo uri hehe, ntabwo ari uko itabarebaga, ahubwo yagira ngo ibibutse yuko batakaje ishusho yayo, bavuye mu nshingano yayo, maze ishake kubacira inzira zo kubagarura. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri rero, umwaka wa 2021 ni umwaka wo kwizera noneho imbaraga z'Imana. Ya Mana tugomba gusobanukirwa, tumenye ngo ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, nta kinanira. Ubwo rero turagomba kumenya yuko Imana ifite imbaraga, ishobora kugeza ijambo ryayo. Iyi mirenge 416, ibi bihugu 137, ibihugu byose bya Afurika, iby'isi yose, aho ngaho Imana ifite ubushobozi. Na hahandi bitemewe yuko umuntu avuga ubutumwa bwiza, hari ubushobozi Imana ifite. Icyo tugomba gukora gusa cyonyine, twizere Imana yuko ishobora byose, twizere yuko Imana ifite imbaraga. Niyo mpamvu rero umurimo wawe ukora niba ntaho uhuriye n'uko gushaka kw'Imana, ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Reka mubwire mu yandi magambo, ubuzima bwawe niba ntaho buhuriye n'umugambi no kwifuza kw'Imana, cyaba ari ikibazo cyane. Murabizi neza uyu mwuka duhumeka, iyo umuntu abawumuhaye ari kwa muganga birahenze cyane, ariko Imana iremera tukawuhumeka ku buntu bwayo, kugira ngo n'ubundi noneho Imana ibashe kugira ngo ibashe kudukoresha, ibashe kugira ngo itegereje ko dusobanukirwa icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu rero ubuzima bwacu mureke tubuhuze no gushaka kw'Imana, ubuzima bwacu mureke tubuhuze n'umugambi w'Imana wo kugira ngo ubutumwa bwiza, ijambo ryayo rigere ku bo yaremye bose. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwaka dushyire gahunda zacu muri gahunda y'Imana yo kwagura ubwami bwayo. Abedomu rero bimanye inzira, ariko ntago bari bafite amakuru ahagije. Baherukaga ibyo bumvise gusa n'inzigo bari bafitiye Yakobo n'abamukomokaho, ariko ikintu batamenye nuko umuntu uri mu rugendo rw'isezerano ry'Imana, umuntu uri kugenda ayobowe n'Imana, umuntu urwanirirwa n'Imana, icyakubera cyiza wamuha akayira kitambukira. Nta makuru bari bafite ahagije yo kuri aba buzukuruza bo kwa Yakobo. Ntago bamenye yuko n'ubundi Imana igendana nabo kandi ikabana nabo. Imana ishimwe cyane rero. Ndagira ngo Imana ifite ubutwari, ifite n'imbaraga, ntabwo ikumirwa, ntabwo itangirwa n'amasaha, ntitangirwa n'ikirere, ntabwo itangirwa n'igihe. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ica inzira mu nyanja, ni Imana ikunyuza mu muriro ntushye. Imana ishimwe cyane. Icyo rero turagomba kugisobanukirwa kandi tukemera gukoreshwa n'Imana. Icya gatatu, umwaka wa 2021 ni umwaka wo kureba neza inzira Imana yateguye, kureba neza inzira Imana yateguye. Iyo urebye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, usanga yuko Pawulo yashatse kujya kubwiriza muri Aziya, nyamara kandi Imana yamushakaga i Makedoniya. Noneho icyo gihe yagiye kubwiriza muri Aziya, Imana irafunga, yanga ko atambuka. Noneho ninjoro aza kurota umugabo ahagaze ati, nyabuneka ambuka uzudutabara, ngwino tuzanira ubutumwa bwiza, ngwino tubwirize, ngwino dusobanurire inzira yo guhura n'Imana. Kubera kuko umugambi w'Imana icyo gihe wari wo kubwiriza abantu b'i Makedoniya. Kubw'ibyo muri uyu mwaka turagomba gusobanukirwa neza ibyerekeranye n'inzira y'Imana, ibyerekeranye n'umugambi w'Imana, aho Imana igushaka muri iki gihe cya none, aho Imana ishaka yuko uyikorera. Imana ishimwe cyane, kandi n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro, kuko Imana irashaka yuko utanga agakiza mu bakuzengurutse, utanga agakiza mu mugendana. Imana itanga agakiza igukoresheje, kandi ikavura abarwayi icishije ijambo ryayo muri wowe, icishije ugushaka kwayo muri wowe. Niki Imana iri gushaka muri uyu mwaka, kuko yaguhamagaye nk'umwambasaderi uhagarariye
uhagarariye ubwami bw'ijuru kugira ngo ugende umenyekanisha ubushake bw'ijuru kandi uhagare mu butware nk'umwana w'Imana ndetse ugenda urinzwe n'abamarayika. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Niyo mpamvu Saduraka ndetse na bagenzi be barahamije batumva rero Imana twizera ibasha guca inzira no mu muriro tukanyuramo ntidushye, kandi iramutse yabishatse tugakongoka biramaze, ariko nta mpamvu yatuma tuva mu byo twizeye, nta mpamvu yatuma dutatira igihango, nta mpamvu yatuma turorera kwizera Imana yacu ngo turapfukamira ibigirwamana ngo kubera ko mwacanye umuriro. Imana yacu ni Imana ica inzira hahandi hari hafunzwe maze Imana igafungura. Kuva muri Egiputa byari umugambi w'Imana, kandi kwinjira i Kanani byari umugambi w'Imana. Ibyo byombi nubimenya ntabwo uzatinya Abedomu, ibyo byombi nubimenya ntabwo uzatinya inkuta za Yeriko, ibyo nubisobanukirwa neza ntabwo uzatinya Yorodani uko yabihurura kose. Uzamenya yuko uri mu mugambi w'Imana kandi ufashe isezerano ry'Imana ryo kwagura ubwami bwayo, ryo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere aho ugiye, ugaha umwanya ijambo ry'Imana no gusenga ahasiga ukagura ubwami bwayo. Icyerekezo Imana iduha muri uyu mwaka ni ukwagura ubwami bwayo, nivuga ubutumwa na mission, ni ugutangaza urukundo rw'Imana, ni ugutangaza ubuntu bw'Imana, ni ukumenyesha abantu inzira y'ugura n'Imana ariyo Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Tangira ahantu haciye bugufiya ariko uhanga amaso kubiri hejuru mu ijuru, kubera ko Imana yawe ni Imana ishobora byose kandi ni Imana ije kukugirira neza. Nibiba ngombwa yuko Imana ihagarika izuba izarihagarika, nibiba ngombwa yuko Imana imanura imvura y'amabuye izayamanura kugira ngo isezerano ryayo risore. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ikugirire neza kandi inzira zose zari zarifunze maze muri uyu mwaka Imana izigufungurire ndetse ikugarurire n'ibyawe, ibyo wari waranyazwe ibigarure mu izina rya Yesu ndetse byikubye inshuro 1000. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimuhimbazwe uhabwe icyubahiro Mana yacu, Mana nzima, Mana nziza, Mana ifungura inzira, Mana izura ibyamaze kuma ukongera ukabigira bizima, uruwera kandi wakiranuka. Shimwa kubwo umugisha waduhaye wo kugira ngo tubashe kuba dufite ijambo ryawe. Uri Imana kandi yumva gutaka k'ubwoko bwawe maze ukabucira inzira haba mu nyanja itukura ndetse no mu butayu na Yorodani, ndetse Mana ukabageza i Kanani. Natwe muri uyu mwaka witeguye kutugeza aho waduteguriye. Habwa icyubahiro Mana yacu kubw'ubuntu bwawe. Ndagushima kubw'umwe muri twebwe ugiye gutuma ukamwohereza kugira ngo ajye kwagura ubwami bwawe, ubane nawe kandi umubanziriza imbere. Uruwera kandi wakiranuka, ufite kugira neza kw'inshubere none ukayiteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.